One Nation Radio nk'ibisanzwe twababwiye ko turi Rubavu uyu munsi we n'umusore witwa Riderman umuraperi benshi tumenyereye kandi bimazemo igihe. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Mugabo we waheruka kuri Rubavu ryari? Umwaka ushize mu kwa 12. Yego. Ubu turi mu kwa kabiri kurumva yaciye amezi abiri wasanze ameze gute? Sanze meze neza Rubavu Radio. Yego. Urabona nubwo wenda utararirimba ariko vibes z'abafana bawe bakwiteguye bihagaze bite? Ndabona nta kibazo. Yego. Hanyuma ngira ngo ufite urugendo ejo bundi ugiye kwerekeza i Burayi ugiye gutaramirayo, birashoboka ko hari abadukurikiye umunsi wenda babibonye ku mbuga nkoranyambaga ariko hari n'abatari babizi. Bihagaze bite? Urahaguruka ryari? Urugendo rwiteguye gute? Urugendo rwiteguye neza, nzahaguruka tariki 20. Ibintu n'amahoro. Yego. Uzataramira hagana hehe na hehe? Birmingham mu Bubiligi. Yego. Hanyuma abafana baho ukurikira wenda amakuru wakurikiranye n'ubwa mbere ngira mugiye kuhataramira, bakwiteguye gute niba hari amakuru wenda bakuriye? Nkurikije abanyandikira abamvugisha ntekereza yuko banyiteguye neza. Nkurikije ibyo mbona kuko hari abantu bagenda banyandikira, hari ababa bampamagara bakamvugisha, so ntekereza yuko ibintu bari amahoro. Yego. Fukamya hanga ngusaba kwabasi banje ubahe kurama kugira ngo bazaboni mbaraga zawe kugira ngo bazaboni itakaza umurera. Hanyuma ngira ngo indirimbo yawe iheruka indirimbo abanzi banje ubonye yakiriwe neza. Hari amakuru ufite ko hari umuntu kuba yarayisohoye utarayishyize hanze n'ibyo cyangwa se nibyo kuko hari abantu bayisohora mbere y'igihe natekereza kuyisohorera, ariko indirimbo yari isanzwe yari kandi agomba kuyisohora. Wenda ntiyasohotse mu gihe cyayo, ntiyasohotse mu gihe nagomba kuyisohoreramo. Nabonye bayisohoye ndavuga ni reka ngire kure n'ubundi ko n'ubundi yageze hanze ngombwa yuko nyisohora, ariko n'ubundi yagomba kuzajya hanze. Tutabakurikiranye se ko bagusohora igihangano kandi bitanyuze mu buryo bwa nyabwo kugira ngo buriya iyo umuntu afashe umwanya munini akawohereza ibibazo bye, ibibazo bikomeza kumuzera ko ibibazo ntibishobora kubura mu buzima, ahubwo kugira ngo iyo ibibazo bije ibiri ngombwa yuko ushakira ibisubizo, ugomba kubishakira ibisubizo, kimwe n'uko hari n'ibindi bibazo ugomba kureka ukabirikira aho biri, kuko hari ibibazo biza bikakuvana mu nzira urimo z'ibisubizo. Tuvuge nk'ubu ngubu umuntu azanye ibibazo, ndi mu bitaramo, ndiho ndakora tuba mu Rwanda, ngiye gufata umwanya wo kujya mu butabera kumurega, kumukurikirana, ubwo ugenda afata umwanya wanjye mushyire muri ibyo bibazo kujya kumukurikirana, mu gihe hari ibindi bisubizo bihari nagakwiye kuba umwanya kandi bikavamo ibisubizo nyabisubizo koko kugira ngo ujye gushaka ibisubizo mu bibazo. Impamvu tuba tubivuga ni ukugira ngo n'abafana baba barabibonye babashe kubisobanukirwa, batabibona ubundi wenda mu ncamake n'uko tutari bujye muri detail cyane byatewe n'iki. We yakubwiye ko ari ukubera icyo gusora igihangano kandi utarabimwemereye? Nta kintu kinini bakubwira ko buri wese arabyihakana, ukaba ubizi ko we producer wakoraga ibyo bintu cyane gutya, ariko akabihakana akavuga ko atari we. Ariko ku rundi ruhande iyo producer ifitwe nawe nta mpamvu runaka yaguha, buri wese akubwira yuko atari we, undi akubwira ko atari we. Niyo mpamvu utafata umwanya ngo ujye kubikurikirana, ugiye muri ibyo ngibyo kugira ngo umugaragarize yuko ari we ufata mu gihanga cyangwa se ufite icyo kibazo ari we wakoze ikosa, ubigiyemo ntabwo wabasha kwita ku bisubizo bihari biri mu maso yawe. So gukura rero n'icyo ngicyo, kumenya yuko hari ibibazo byinshi bitoya bizaza ari ibigutesha umwanya ariko bitazavamo ibisubizo. Hari n'ibisubizo bihora iruhande rwawe ugasengaho ugashakira ibisubizo ubuzima bwawe,
ukagira ibisubizo mu buzima bwawe kugira ngo uhore wiruka ku bibazo. yego ntabwo umuntu aramutse avuze ko umwe mu baraperi bubashywe kandi banafite abafana benshi mu baraperi dufite hano mu gihugu ntabwo yaba abeshye, ariko iyo urebye ubona abaraperi muri rusange ntabwo ari bose, ariko ubona benshi imico yabo itameze neza, ugasanga umuntu yavuga ko basa nk'abari kurangira, ubona biterwa n'icyo Riderman irebanga aho ukoresha rituma ukomeza kuba umwe mu bantu bari imbere, ariko ugasanga abandi bagenzi bawe ntabwo ari bose, ariko bamwe muri bo ntabwo bameze neza. Njye sinavugira abandi, yenda abo ngabo abonye iyo myitwarire azabaganiriza bakababwira impamvu bafite iyo myitwarire, kuko hari igihe ushobora gusanga umuntu afite nk'ikibazo wenda cyamuteye turoma akaba yagira imyitwarire idahwitse ariko idaturutse muri kamere ye, ahubwo iturutse mu bibazo bindi afite bishamikiye, ibyo bibazo bishamikiye ku buzima bwe bikavamo iyo myitwarire yindi. Navugaga yuko mbikesha uburere nagize bwa mbere bwo Imana, uburere nagize nkomora umuryango, uburere nagize mu mashuri nizemo, no mu bantu muri rusange abo wigiraho ibyiza ni benshi cyane. So navugaga yuko ari abo mbikesha atari igihe kugiti cyane. Iyo ubirebye nk'umuntu mukuru, uri umuntu ufite umuryango, uri na mukuru umuntu yavuga muri iyi njyana ya hip hop hano mu Rwanda, niyo nama ugira urubyiruko Riderman? Nagira inama urubyiruko kwitwara neza, kutibagirwa na gatoya uburere bahawe bakiri batoya, bari ubwo bagize mu nsengero zabareze, mu mashuri yabareze, n'uburere bwo mu rugo bagiye bahabwa. Ntibagende ngo nibagera hanze barebe televiziyo cyane babone kana karatukana, kana karavuga ibintu, kana karakora ibi, ngo bumve yuko ari byo bintu bagakurikira uburere bwabo. Bazirikane yuko imizi y'uburere bwabo iri mu burere bwa Kinyarwanda, iri mu ndangagaciro za Kinyarwanda. Babizirikane, bareke kumva yuko kuba bafite access ku buzima bwo hanze, kuba babona uburyo abanyamerika babaho cyangwa se abantu bo mu yandi mahanga babaho, bumve yuko ariyo mizi y'uburere bwabo, ahubwo imizi y'uburere bwabo iri mu ndangagaciro za Kinyarwanda.